Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi. Twongeye kubaramutsa bakunzi b'urubuga rw'uburezi by'umwihariko abakunda uburezi Official TV. Turizera ko mumeze neza ariko nabo bitameze neza, nyabuna ntimuheranwe n'ibihe. Ubuzima burahindagurika, none biba bimeze neza, ejo bikaba byahindutse. Uri mu bihe bibi none ejo biba byabaye byiza. Inzira y'ubuzima si rectiligne nk'uko bamwe bayibeshyaho, ntabwo ari inzira igororotse na busa, ahubwo irimo uruhuri rw'ibigeragezo n'ibihe. Ari byo bigenda bituvanga, bamwe tukumva turarambiwe, ariko finalement utabihiwe ngo yivangire birangira asoreje ku ikarita nziza y'ubuzima. Ngayo nguko rero niko ibintu bimeze. Uyu munsi tubafitiye inkuru y'umuvandimwe wari umurezi waje kugwa mu kazi, dore ko benshi ariko babibona. Ni umwarimu waguye mu bitaro, ariko icyatangaje abantu nuko aho yari ari mu bitaro n'ubundi yakomeje akazi kugera apfuye, ari mu mpapuro z'abanyeshuri ariho bakosora. Uyu mwarimu amaze igihe yitabye Imana, aho mu kwezi k'Ukuboza muri 2020 mu mujyi wa Del Rio muri Texas, umwarimu w'imibare Alejandro Navarro yagaragaje urwego rwo kwitanga rudasanzwe ku buryo byakoze ku mitima y'ibihumbi by'abantu bari ku isi hose. Ni igihe yari ari mu bibazo bikomeye by'uburwayi, ariko agashyira imbere abanyeshuri be mu byihutirwa agomba gukora mu bihe bye bya nyuma. Uko kwitanga kwahindutse ubuhamya bukomeye bw'uburyo abarezi bitangira akazi bakora buri munsi. Sandra Venegas, umukobwa we, yasangije abantu ubutumwa bwuzuyemo amarangamutima ku rubuga rwa Facebook bugaragaza amasaha ya nyuma ya se mbere y'uko yitaba Imana. Yaragize ati papa yari amaze igihe afite ibibazo by'umutima. Yakomeje avuga kandi ko uburwayi bwe bwari bwarushijeho gukomera mu cyumweru cyamanjirije Noheli, bituma ajyanwa mu bitaro bivurirwamo indembe. Muri ibyo bihe bitari byoroshye, umutima wa Alejandro wakoraga ku kigero cya 20% gusa, kandi n'impyiko ze zari zarangiritse bikabije. Nubwo yari mu bibazo bikomeye, Sandra yibuka ko se yari afite impungenge imwe gusa, ariyo manota y'abanyeshuri be. Yasobanuye ko ubwo yajyaga mu bitaro yajyanye mudasobwa ye n'umugozi wayo wo kwishyiramo umuriro kugira ngo akomeze gukosora amanota y'abanyeshuri mu cyumba yari ari kuvurirwamo cy'indembe. Sandra Venegas, umukobwa we, yasangije abantu ubutumwa bwuzuyemo amarangamutima ku rubuga rwa Facebook bugaragaza amasaha ya nyuma ya se mbere y'uko yitaba Imana. Yaragize ati papa yari amaze igihe afite ibibazo by'umutima. Yakomeje avuga kandi ko uburwayi bwe bwari bwarushijeho gukomera mu cyumweru cyabanjirije Noheli, bituma ajyanwa mu bitaro bivurirwamo indembe. Ifoto yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ko Alejandro aryamye ku gitanda cy'ibitaro, mudasobwa iri ku mavi ye, akikijwe n'ibikoresho by'ubuvuzi n'abamwitaho. Umukobwa we Sandra niwe wafashe ifoto. Iyo foto anasobanura ukuntu byari biteye ubwoba. Yaragize ati abaganga barimo gukora ibizamini, bamubwiraga ko agomba gufata icyemezo ku byakorwa mu gihe umutima we wahagarara. Yarasubizaga hanyuma agasubira gukosora abanyeshuri be. Agaruka ku kwitanga kudasanzwe kwa se, Sandra yaranditse ati abarezi bakora amasaha menshi y'inyongera abantu benshi batabona. No mu gihe cy'icyorezo cyangwa cy'uburwayi bukomeye, abarezi bahora batekereza ku nshingano zabo. Ariko kubw'amahirwe make, Alejandro Navarro yitabye Imana ku munsi wakurikiyeho. Raporo zagaragaje ko urupfu rwe rwatewe n'ibibazo by'ubuzima bitajyanye na COVID-19, bikarangiza inkuru ibabaje y'ukwitanga gukomeye. Iyi nkuru yakoze ku mitima y'abantu ku isi hose. Ikinyamakuru The Times of India cyagaragaje uburyo imbaraga za nyuma za Alejandro zo gukorera ku gitanda cy'ibitaro ari mu burwayi byakoze ku bantu benshi. Cyanditse kiti amasaha ya nyuma ateye agahinda y'umwarimu wo muri Texas, Alejandro Navarro, yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga, ikora ku mitima y'ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Nanone Upworth yasohoye inkuru igaragaza ko iyi nkuru irimo kwitanga kwinshi, ariko ikanatanga umuburo igaragaza ibibazo bijyanye n'uko akazi n'ubuzima bwite by'abarezi bigenzurwa.
yaragize ati umunsi umwe mbere yo gupfa yafashe icyemezo cyo kurangiza inshingano ze z'ubwarimu ari ku gitanda cy'ibitaro. Ubuzima bwa Alejandro Navarro abusozanya igikorwa cy'ubutwari n'urwibutso rukomeye rw'ubutwari butuje buboneka mu mashuri buri munsi, ndetse bikanagaragaza ubwitange bw'abarimu n'uburyo ibyo bakora birenga akazi ahubwo bigahinduka nk'umuco. Inkuru ye igaragaza akazi katoroshye abarezi bahura nako mu ibanga, rimwe na rimwe bigatwara igiciro cyihariye kinababaje, nk'uko umukobwa we yabigiriyemo inama abantu. Yaragize ati nimufashe abarezi gushyiraho imipaka, mubibutse ko nubwo amanota ari ingenzi, ibihe byiza birimo no kuruhuka nabo babikeneye kandi bishobora kuba ingenzi kurushaho. Abarezi nka Navarro ntibigisha amasomo gusa, ahubwo usanga bigisha impuhwe, inshingano n'igisobanuro cya nyacyo cyo kwitanga. Umurage we uzahora nyuma ugaragara mu buzima bwa buri munyeshuri yareze, no muri buri mwarimu witangira abanyeshuri akisanga mu cyemezo nk'icya Navarro cyakoze ku mitima ya benshi. Nshuti bakunzi bacu rero, inkuru yacu tuyicukirije aha. Mwarimu Navarro tumwifurije iruhuko ridashira kandi umuryango we ukomere, by'umwihariko umukobwa we Sandra watangaje ibihe bya nyuma bya se ubwo yari ari mu bitaro. Dusuhuje cyane Adelaide Umulisa uri muri Texas, uhora udukurikiye ibihe byose. Mwari kumwe na Mutamuriza Neri, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.